Fathers Union. Hanyuma dukomeze. Fathers Union ifite intego nkuru enye: kuba abagabo bubatse ingo za Gikristo zigendera ku ijambo ry'Imana, gutoza abana babo mu ngo zabo, kubaha inama zo kugenderaho mu mategeko mu buryo Imana ishaka, kuba abagabo bafatanya bagahumurizanya bagakomezanya mu byiza no mu byaha, kuba abagabo bakoreshereza Imana impano n'ubutunzi bwabo mu nkingi z'itorero. Amen. Aya magambo yose mwese muragira ngo uriya muntu mwinjize zakora icyo kuko mukwiye kubanza kumwigisha kugira ngo azinjire amaze kugira gute gusobanuka. Ibyo birashoboka rero. Yesu ashimwe. None iteraniro ryose nababajije, abantu muremera ko tubinjiza mu muryango wa Fathers Union? Ngaho musubize mwebwe. Ko mutansubiza? Aratanze amashyi, ariko birashoboka ko harimo n'abatabyemera. Niyo mpamvu muri Youth Union natanze umwanya. Reka ntange n'umwanya rero muri Fathers Union. Niyo hari ufite impamvu nawe aze kuzamura ikiganza cyane nkibone ati rwose ngewe uriya na wapi ntabwo bikunze rwose ko winjira muri Fathers Union, azamura ikiganza hanyuma nkibone, hanyuma aze tubwire impamvu. Ashobora no kwitwongorera niba atinya ko hagira ibimumerera nabi. Ubwo rero mbahaye uwo mwanya. Uriya mugabo rero kugendagenda baragusetse. Uzi impamvu bagusetse? Ni uko ugiye tukibazo. Uriya hari igihe hari umuntu wigeze kunkora nka biriya ndimo ndanga abageni, arahagurutse noneho aza kunyongorera utuntu tutagira aho duhuriye n'ibyo turimo. Noneho abageni bari bikubise hasi. Mwebwe rero muragira ngo ibintu ni ibintu byoroshye. Uzi abagabo bambaye neza kuriya uje ukambwira uti rwose uyu nguyu we ntabwo ari bwinjire muri Fathers Union kubera impamvu ziza. Bagize ngo bimworoheye. Kubera iyo mpamvu rero nta muntu ugomba gukora za muvoma no kugendagenda uko yiboneye turi mu gikorwa nk'iki kandi gikomeye. Ubwo ni ukuvuga ngo mwese aho muri mugubwe neza, mugume hamwe, kuko ushobora kuza cyangwa kugenda nk'uko yaragiye bakagira ngo gutanga impamvu igize ite muhagarika nyine. Ubwo rero niyo mpamvu twagombye kwitondera ibi bintu. N'abandi bakoraga za muvoma urumva ko twabwiye ngo bari baretse barabikomeza nyuma, ariko uyu n'umuhango utoroshye mu itorero ryacu rya Anglikani. Yesu ashimwe cyane. None nabajije muti turabyemera. None se ikindi kibazo, muzashyigikira inshingano nshya bagiye guhabwa? Muzabashyigikira? Noneho rero kubera ko bitoroshye ko abadamu babo bahagarara inyuma yabo, kuko nyine namwe murabibona n'umwanya n'ahantu n'uburyo bwo kwirinda n'iki, ntabwo byakunda ko bigira gute ko bahagarara inyuma yabo. Ubundi byakagombye kuba ari ahantu hanini bashobora guhagarara inyuma yabo, ariko ntabwo bikunda. Ubwo rero abadamu aho muri, ndavuga ababa batware, nibura nimuhaguruke turebe ko nibura mwaje no kubashyigikira abadamu babo. Kadusabe rero ibyo kurya by'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Abagabo rwose mwongere, abasigaye mu baha amashyi menshi cyane bwo kwemera kwinjira muri muhamagaro. Noneho n'abagore nabo abasigaye mwese mubahe amashyi bwo kwemera kwinjira mu muhamagaro. Fathers Union. Noneho n'abajene ba Youth Union nabo mubaha amashyi bwo kwemera kwinjira muri muhamagaro. Turashimira Imana cyane rero ku ijambo ryayo. Haleluya. Ijambo ryayo ry'umwuzuro, ijambo ryayo ritugirira neza, rikadufasha, rikadutunga, rikaduha ibyo kurya by'umubiri, rikaduha ibyo kurya by'umwuka,
tukumva turanezerewe kandi tukumva turi abantu buzuye kandi basobanutse. Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana ko yaturemye, haleluya, ikaturema idukunze, ariko noneho ikagira gutya igashyiraho n'ubudasa, igashyiraho abitwa igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Ibyo nabyo turabishimira, muyihe amashyi menshi cyane. Ubwo rero ubwo budasa bw'abo bantu yaremye nibwo butuma buzuzanya bigakunda, haleluya. Imana ni umukozi w'umuhanga. Uriya njya nibaza iyishyiraho nk'abagabo gusa, buriya byari kuba bisa bitera, byari kuba bisa bite, byari kuba ari byiza, byari kuba ari byiza, byari kuba ari bibi. Numva ngo ibitari byiza ni bibi, kandi uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo ari ukuri kwanyu gusa. Ndatangara iyo nsomye Bibiliya ngasoma Itangiriro, igice cy'Itangiriro nk'uko babidusomeye, maze bakatubwira uko Imana yaremye ibintu byinshi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Noneho hari ahantu bavuga ujye gusoza igice cya mbere, hari amagambo arimo were ku murongo wa 31, Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Mwumvise ra? Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane. Ako mwagafashe? Ariko noneho munyarukire mu gice cya kabiri murebe. Mwokagira Imana mwe. Imana ukuntu ari umukozi w'umuhanga. Munyarukire mu Itangiriro igice cya kabiri nyuma gato y'urwo rupapuro murebe. Igice cya kabiri umurongo wa 18. Igice cya kabiri umurongo wa 18. Hagira umugabo muri mwebwe muri aho ngaho uza hano kuri mikrofone bayimufungurira dusomere. Niba imwe muri izo ngizi mu kuvuga. Dusomere umurongo wa 18. Ngaho dusomere. Somera umurongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ariko akajambo mwakumvise avuze, wongera ugasubiremo. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Wongera ugasubiremo. Uvuze ngo si byiza cyangwa ni byiza? Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Mwumvise ariko ngo si. Komeza none. Reka muremere umufasha umukwiriye. Haleluya. Gikwicarira. Murandebera ibi bintu kuko Imana yari y'ukuntu ari gitangaje. Hahandi muri cya gice cya mbere twasanzaho yari igiye gusoza ibyo yaremye byose, ngo usanga ngo byari byiza cyane. Urabyumva? Ariko mu gice cya kabiri dusanzemo ko murongo wa 18 ngo si byiza ibi byo rwose, mva naremye ibintu byiza. Ndatekereza ko Imana yonyine aho ngaho yari irimo yiganiriza, ngira ngo n'umwuka wera n'umwana wa Yesu Kristo. None bavuga ngo ariko ibi byo si ibindi byo byari umwuka agira Imana. Ariko ukantu mujya musoma Bibiliya mukakumva, yewe mpamvu ngatindaho mba ngira ngo numve uremere Imana yaremanye ibyo bintu. Yesu ashimwe cyane, kuko hari abantu batabiha agaciro. Iby'Imana yaremye byose ni byiza, ariko hari aho yageze isanga ibi byo si byiza, kuko mu gice mu mirongo ibanza yari imaze kurema umugabo witwa nde? Adamu. Noneho mu bitekerezo byayo ariko nubwo maze kurema Adamu, si byiza ko aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Haleluya. Muzamure icyubahiro cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Noneho nibyo nababwiraga rero muri ubwo budasa Imana yabyemereye iki? Ko yari isanze atari byiza. Noneho ko umuntu aba wenyine witwa Adamu, reka muremere umufasha umukwiriye. Byashakaga gutanga iki noneho nka resulta cyangwa igisubizo? Byashakaga kuvuga ngo reka noneho ko uyu muntu muremye, reka muremere undi bazuzuzanye. Haleluya. Iyo rero ngiye ndimo mvuga ibintu by'ubwuzuzanye n'uburinganire, abantu birirwa bamwe na bamwe bapinga cyangwa batesha agaciro, ndabwira ni muzasoma Itangiriro neza igice cya mbere n'icya kabiri, muzasanga Imana ariyo yatangiranye n'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ubuyobozi bwite bwa leta bugendera ku by'Imana yaremye. Murankurikiye? Yesu ashimwe cyane.
iyo bavuga ngo uburinganire ubwuzuzanye bagendera ku by'Imana yagize ite yaremye. Ariko ako kantu murakumva neza, ni ukuvuga ngo Imana yaremye umugabo isanga atari byiza ko aba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye. Noneho rero imuremera umufasha umukwiriye kugira ngo bajye babana bafashanye. Reka mbabwire, ese ubundi reka tuvugishe ukuri, twese turi bakuru n'abajene niyo bagana, urubyiruko rwa Youth Union n'abandi batari binjiramo bose niyo baza bagana, basanga abagabo, basanga abagore, kugira ngo nabo babe abagabo babe n'abaki n'abagore. Ubwo rero nuvuga ngo bose ni bakuru. Buriya iyo mubona uyu muntu witwa umugabo ko atari byiza ko aba wenyine, akaremerwa n'Imana umufasha, buriya uyu mugabo yari yishoboye. Buriya wavuga ko yari mu bantu batishoboye yababeshye. Hari igihe rero abantu bajya bavuga ngo hari abantu batishoboye, nuvuga ngo n'umugabo ntabwo yari agize ati, ntabwo yari yishoboye. Iyo aba yishoboye Imana yari kugira ite, iri kurikira aho ngaho. Mwabagabo mwe rero mwinjiye muri Fathers Union, hari ibintu abagabo bagira mu muco wa Kinyarwanda. Umugabo umuco wa Kinyarwanda ukagenda ukadutsikamira, ukatugira abantu bakakanyaye bakomeye b'ibihanganye. Ariko reka mbabwire, nta mugore ntabwo mwishoboye. Muramurikiye? Nta mugore ntabwo mwize mute? Ntabwo mwishoboye, kuko Imana yazanye umufasha kugira ngo noneho abashoboze. Urumva? Kugira mu Cyongereza bavuga ngo a helper. Umuntu ugiye ku help ni ugufasha. Hari igihe tugira ngo abakudufasha tukavuga ngo imiryango yo muri Amerika, imiryango yo muri Aziya, imiryango y'u Burayi, noneho tukirengagiza ko no hafi yacu hari abo kugira gute kudufasha. Bivuga iki rero? Bivuga ngo Imana impamvu yemeye ko irema uyu muntu witwa umugabo, ikamuremera umufasha kandi umukwiriye, yagiraga ngo imuhe umuntu mu Kinyarwanda kigiye muravuga ngo ni support, sibyo ra? Ngo nuko umusapotinga, niko sigaye numva bavuga. None umwana ikuremeye umuntu wo gusapotinga, wo kugufasha, ukamufata kenyeye, mara ukuntu ngiriza intoki zanyu, ukamufata ku dutoki twawe ukamuzunguza nk'uzunguza, sinzi utuntu bazunguza hano n'utunyobwa hano, ukamuzunguza nk'uzunguza utunyobwa uko wishakiye mu ntoki zawe, kandi ari umuntu Imana yakuremeye ngo agufashe kuko utari wishoboye. Iyo uba wishoboye ariko kwihorera ukaba wenyine. Birasobanutse ibyo bintu. Bivuga rero ngo ubwuzuzanye ni ubwa Bibiliya. Abandi bose bagenda bavuga mu mahanga atandukanye mu gihugu cyacu, baba bashyira mu bikorwa iby'Imana yaremye kuva kera kose. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Imana rero yagize ubudasa ku mugabo no ku mugore kugira ngo buzuzanye. Amen. Ubwo rero ibyo ngibyo bidutera gufashanya, kuzuzanya, gukorana, kugendana k'umugabo n'umugore kugira ngo twese duhurize hamwe duheshe Imana yacu icyubahiro, kuko Imana yo tugomba kwihesha icyubahiro kuko ijya kurema uwo muntu ngo yamuremye mu ishusho yayo. Haleluya. Kandi wa muntu wa mbere witwa Adamu yamuremye mu ishusho yayo, imuzaniye na wa wundi nawe witwa umugore, imurema mu ishusho yayo. Kuko mu murongo wa 26 niho bitubwira neza ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Hari abantu bajya bahagarara aho ngaho ariko ntabwo ari akadomo, hari akantu kitwa ka virigile. Mwabyumvise? Kaki? Ka virigile kavuga ngo ruhuka gato ariko ukomeze wihagararira aho ngaho. Muramurikiye? Noneho nyuma y'iyo virigile cyangwa yako kitso niko bakita mu Kinyarwanda, hari andi magambo avuga ngo batware bande ku kibaye kibazo, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose. Iyo ngeze rero kuvuga ngo n'isi yose, aho ngaho ndavuga ni sawa. Aho impamvu uvuga ngo ni sawa nuko isi yose izingiyemo ibiba ku isi byose. Bivuga ngo nta na kimwe kiri excluded, nta na kimwe kivuyemo. Mwokagira Imana mwe, nta na kimwe kigize giti. Kandi ahantu twatangiye ku murongo wa 20 avuga ngo tureme umuntu, ubwo ni umwe, ariko nyuma yaho haza irindi jambo rivuga ngo batware. Babaye bande? Babaye bande noneho? Ko yari umwe ko babaye noneho batware, ngo ni bande? Ni bande?
murebe hirya gatoya. Nabwiye ngo nimujya mureba ahantu handitse akitso mu cya kabiri gira kungako mujye muhumeka gato ariko mukomeze urugendo, sibyo? Hepfo gatoya, Imana ire mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Muvuge ngo amen. Umugabo n'umugore basa nani? Sinzabaga abantu bazi gushushanya ibintu, bajya gushushanya Imana, bagashushanya umugabo ufite ibyanwa byinshi, wambaye ibishura nk'ibi byanjye, noneho ngo niko Imana isa. No way. Baba bagenekereza ariko si uko. Mwabyumvise? Imana isa natwe twese. Yesu ashimwe cyane. Vuga ngo natwe. Subiramo ngo natwe. Imana isa natwe. Nukuvuga ngo Imana isa n'umugabo, isa n'umugore, nukuvuga ngo bose baremwe mu ishusho yande y'Imana. Nibyo sibyo? Abagabo ibyo bintu muri kubica karongo cyangwa murabona ari izindi nyigisho z'inzaduka zaje? Okagira Imana. Ni izindi zaduka zaje ra? Ntabwo ari byo turi gusoma muri Bibiliya. Ni Bibiliya yanditswe uyu munsi cyangwa ni Bibiliya yanditswe mu myaka myinshi cyane ishize? Ni Bibiliya yanditswe ryari? Mu myaka myinshi, twese iraturuta. Siko bimeze? Nukuvuga ngo rero hano uyu mugabo n'uyu mugore Imana yabahaye ubutware bungana mu kuyobora isi yose iri imbere yabo. Kuko iriya jambo rya batware ni bombi bagomba gutwara isi. Isi iri mu biganza by'umugabo n'umugore. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo iri mu biganza by'umugabo gusa. Imana yaremye umugabo, iremye umugore, hanyuma ishyira ibintu byose imbere yabo, ishyiraho representativite, ni ukuvuga ibiba mu mazi, ibiguruka mu kirere, ibiba hasi ari byo nyamaswa byose. Noneho kugira ngo utazibeshya kuko havuyemo kimwe hagasigara ikindi, iravuga ngo n'isi iri imbere yande ya bombi. Birasobanutse? Harimo rero abantu bajya bitwaza byinshi no gucurika Bibiliya. Hari ukuntu bacurika Bibiliya bakayicurukura, bakayicurikanga, Imana ikanatwihanganira kuko iba yatubonanye ubwenge bukeya ikatwihanganira. Hari n'abajya bibeshyera mu gice mu rwa mbere rwa Petero handi twasomye, noneho bakavuga ngo ariko ngo muzi n'ikindi ngo Sara ngo yabwiraga ngo umugabo we ngo mutware. Noneho yamubwiraga mutware nyine. Abagabo muri abatware, muzamura ikiganza. Abatware rwose Imana ibahumugisha abatware. Yesu ashimwe cyane. Muri abaki? Ku murongo wa 6 barabivuga kugira ngo abagore babyumve neza. Ngo nk'uko Sara yumviraga Aburahamu akamwita umutware we. Murabyumva? Buri timu igira te? Buri groupe igira te? Uyiyobora. Twabonye uyobora Youth Union, si twambonye sari he? Uyobora Youth Union ntitwamubonye ari gusoma ya mabwiriza ra? Aha, ntitwabonye uyobora Fathers Union, ntitwabonye n'uyobora ubese uyobora Youth Union ni umugabo n'umugore. N'umukira? None se umukobwa yabayobora? Aha, barabyemeye ngo ni mutora zabayobora. Ariko uyobora Fathers Union ni umuki? Kuko ni timu iri selectionné. Hanyuma uyobora Mothers nawe ni nde? Ni umugore. Ko nayo ni timu iri selectionné yitwa iy'abagore. Sibyo ra? Birasobanutse ibyo bintu. Noneho mu rugo naho hari abantu wenda babiri cyangwa batatu. Iyo ari umugabo n'umugore baba ari babiri, sibyo? Ya umugabo n'umugore n'umwana bakaba bangahe? Bakaba noneho hakabamo timu leader. Witwa nde? Witwa umugabo. Mbona ariko bigenda, ariko ushobora no gusanga n'ahandi bihindutse timu leader. Burya ngo reka mbabwire bitewe nuko babyumvikanyeho, burya ngo bishobora no kugira gutya timu leader wa groupe yitwa urugo akaba n'umugore. Ntabwo baba babyishe. Timu leader no kuvuga ikintu kuyobora ya groupe kugira ngo bakore ibikorwa byiza, bateze imbere urugo rwabo, bagende neza. Nta kindi timu leader amaze ni ukuyobora ya timu kugira ngo ishobore gukora imirimo yayo neza. Ibyo birasobanutse? Iyo ndi kwigisha ibi ngibi nkunda kubaza abantu, noneho rero tureke urugo twigire nko mu isibo. Umugore ashobora kuyobora isibo? N'umugabo yayobora? Ku mudugudu byashoboka? Kuri bombi? Aha, ku murenge? Ku karere?
kuri ministere, ku gihugu. Kandi si isi yose ra, sinumva ari isi yose. Ubwo rero bya bindi abantu bajyamo bakahimba bakavuga ngo Sara ngo yitaga ngo Aburahamu ngo umutware. Umva mwababyeyi, ni ukuri mujye mubita abatware, ntacyo bitwaye, sibyo? Ntacyo bigize bite? Ntacyo bitwaye. Ariko noneho ibyo ntibitume ba wundi bayi mutware yikanyiza ngo ninjye mutware, ngo ninjye gitangaza, ngo ninjye biki, ngo noneho agendera kuri wa muco ngo nge ndi umutware, ngo uzanyubaha ariko ngiye sinzakubaha. Fo Kinyarwanda kivuga ngo fo, murakizi? Fo ni ukuvuga ngo sibyo. Bivuga iki rero? Bivuga ngo Bibiliya yo iratwerekana muri iki gice ko tugomba kubahana. Nibyo cyangwa sibyo? Ko hagati y'umugabo n'umugore bagomba kwira gute? Kubahana. Reka mpabasomere mutazagira ngo ni ibintu umuntu yihimbira. Igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Hano ni bande bagomba kubaha? Hano ni bande bagomba kubaha? Abadamu mugire gutya, muzamura ikiganza. Imana ibahe umugisha. Ngo mwubahe bande? Aha, Imana ibashoboze. None reka twigire ku murongo wa 7. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kandi kuko bameze nk'inzabya zidawanije namwe gukomera, kandi mububahe. Ni bande bagomba kubaha hano? Bagomba kubaha bande? Abagabo baha abagore bamuzamura ikiganza. Ni bose kabisa. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Ariko mvuze ngo abagabo basuzugura abagore babo bazamura ikiganza bure bakizamurara. Bakagira masi n'abakoze isoni kuko nzi ko ari aba basuzugura abagore babo. Ariko abasuzugura abagore babo bihane. Sibyo ra? Kuko biri tweretse ko twembi abagabo n'abagore tugomba kugira gute? Kubahana. Byoroshye bityo. Ariko niho hagiye umutekano mu rugo, niho haba amahoro iyo bubahanye. Umwe akaba fresh ikaba gutya, indi kagaruka ikava ku mugabo ikajya ku mugore ikamwubaha, n'umugore ikavayo ikamwubaha, ariko bimubwira ngo nakubahe wowe utamwubahe. Birasobanutse? Nibyo mvanye muri Bibiliya cyangwa nibyo mpimbye? Nukuba rero mubikurikize. Hano hepfo barasoza bavuga mwa bagabo mwe ngo mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Abagabo bakunda gusenga muzamure ikiganza cy'umunezero. Yesu ashimwe. Haleluya. Nuko uyu mugabo uri kuntunga iki cyuma ngenyine wahatunga n'abariya bagabo. Mwongere muzamure ariko. Kuba baravuga ko bubaha abagore babo kandi bagenyine. Nawe gusi ibiganza byanyu babizuminga niba ari kubizuminga ko mwaha abagore bacu. Sibyo ra? Ngo mububahe nk'abaraganwa namwe iby'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. None rero mwabagabo mwe dore ngira ibanga. Niba mushaka kujya musubizwa mubaha abagore banyu, niba mushaka kudasubizwa mubasuzugure. Byoroshye bi. Mwamurikiye ariko abagabo mwanyumvise kandi nanjye mbabwira ndi umugabo mugenzi wawe. Niba mushaka ko urugo rwanyu ruba amahoro, ruba umunezero, rusubizwa mu bisubizo bitandukanye musengera, mwubahe abagore banyu. Niba mudashaka gusubizwa mubasuzugure. Byoroshye bityo. Muze kwasiyo ariko nisogondogere mwarayizi. Nuvuga ngo byoroshye bityo. Musuzugure ubura umugisha w'Imana, mwubahe ubona umugisha w'Imana, usubizwe n'ibisubizo bize. Si byoroshye ra? Biroroshye birakomeye. Aha, ubwo byoroshye rero tugomba kubishyira mu bikorwa. Noneho abana bacu bakatwigiraho, kuko murabyibuka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ku bana. Noneho nyongeye usoreza umurongo wa 1 igice cya 6 mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu. Sawa ntarimo kubaha buriya. Mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ari byo
bibakwiriye. Wubahe so na nyoko, iryo niyo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi. Yesu ashimwe cyane. Muri amategeko 10 ni irya kangahe? Ni irya kangahe? Ngaho murimbwire rero, murivuge cyane. Wubahe so na nyoko kugira ngo niba udashaka kuramira mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha, uzasuzugure ababyeyi bawe. Nabyo byoroshye bityo, sibyo ra? Ariko mujya mureba iyi mibare iri muri Bibiliya, nukuvuga ngo basuzugure. Ubishe iryo jambo bavuze inyuma yanjye, basuzugure ukenyuke, bumvire urame. Sibyo byoroshye. Ubwo rero ni wowe guhitamo, bumvire ugira ute urame. Abakorera bose baba barakubyaye mu nda batarakubyaye mu nda, bumvire urame. Kandi yewe nicyo naguhitiramo, kugira ngo uzaramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe igirite iguha. Urwo rugo rero harimo umugabo n'umugore bubahana n'umwana wumvira ababyeyi be, byoroshye kugira amahoro, byoroshye kugira umutekano, byoroshye kugubwa neza, byoroshye kugenda nk'uko Imana ishaka, byoroshye kubona umugisha uturuka ku Mana. Niba dushaka rero, twinjiye muri Fathers Union, twinjiye muri Mothers Union, twinjiye muri Youth Union, ni ukuvuga ngo uwo murunga reka uzabane nawe, uzahorane namwe iteka ryose. Amen. Reka dusenge Imana. Mwa Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje. Imana igira neza. Abagabo bari hano, abagore bari hano, abana, urubyiruko ruri hano, reka mwa Imana yacu buri wese azirikana inshingano ye kugira ngo aguheshe icyubahiro. Imbabazi zawe zibane nayo iminsi yose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.